twagarutse rero n'umukire w'umumiliyoneri rero ubukwe bukomeje kurimbanya umwanzuro twawufashe ikindi bisa nkaho icyo bita ariya isosiye yamenetsemo inshishi kuko aka kanya agiye guhura n'ibibazo menya bitabaho kuko ari uwamutumye duheruka amucapa urushyi amubwira ati ibyo bintu ari we Shafi ati ibyo bintu ntuzigere ubinshyiramo nibaramuka bagufashe ari no kuba hafashwe abo yatumaga rero ngubu witwa Aria ndetse na ba Bihemu bishobora kuba yuko ibintu byabo birimo kugenda bijya kubarangirana byanga byakunda. Rero twaje kubona uwitwa Shalomo aho yari yafashe bya birara agiye kubitwika, nibyo nabyo byagize ubwa biravuga ati reka tukubwire wadutumye tukubwire byose. Ati rero ninde wabatumye mungirire vuba narisubira. Ati rero uwadutumye yitwa Aria gusa Aria bigaragara yuko uwitwa Shalomo ntabwo yaramuzi, yavuze ngo Aria se Aria uwo nguwo ninde? Ati yitwa Aria niwe mabuja wacu niwe udutuma. Arababaza ati ese ni mwebwe mwishe Kami? Ni mwebwe mwishe Kami? Baravuga ati yego ni twebwe. Barabyemera ko ari bo bishe Kami, bigaragara yuko Aria ari we watumye bino byicanye ngo ari byo bijye no kwica Kami. Rero aravuga ati mugize Imana musanga ndimo kugenda mpinduka, ariko iyo muhura nanjye wa kera mwari kumbona mba mbatwitse mugashya mugakongoka. Ako kanya twese tubona witwa Cedric kuri telefone arimo guhamagara uwitwa Trisha, arimo kumubwira ati rero Trisha ibyo bintu byose ubipange ku buryo Alice ataza kubimenya, bize kumera nka surprise. Bisa nkaho Cedric arimo ari surprise arimo gutegurira umukunzi we ari we Alice, arimo kumutegurira. Mwibuke yuko bari no mu bihe byiza bo, nubwo ku ruhande rw'ababyeyi bitameze neza, ariko ku ruhande rwabo nk'abantu barimo kwitegura ubukwe banafite aka kanya n'inda witwa Alice atwite. Rero ni byiza yuko ukorera surprise nyinshi cyane umuntu ugutwitiye kugira ngo akomeze amene neza, cyane cyane kugira ngo abone yuko atekanye. Twaje kubona rero witwa Shalomo yafashe umwanzuro wo guhamagara Gihozo. Aramubwira ati rero Gihozo, hari ikintu nshaka kukubwira ucyumve ugishyire mu mutwe wawe, hari ikintu nkeneye kukubwira. Ati se ni igiki? Mbwira. Ati ikintu nshaka yuko ungiye kukubwira, ati nuko aka kanya abishe Kami bose mbafite. Gihozo arikanga ati yego mfite abishe Kami kandi nabafashe nabafatiye hafi y'iwanyu bagiye no kwica Alice, bagiye gufata Alice rero ndabatesha. Ati ubu ngubu ndabafite. Ati rero ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe, ndagira ngo ngusabe yuko ugomba guhamagara ndabakuzanira, kuko ngewe urabizi ko ndimo guhiga, nako bazi ko napfuye kuko ntago Shalomo akirimo guhiga ahubwo bazi ko yapfuye. Ati ubundi ubatange ndabakuzanira, uhamagare inzego zibatware cyangwa abashinzwe umutekano baze batware. Gihozo yagize ubwoba, undi aramubwira ati ntugire ubwoba, ndaba ndaho hafi. Urabizi ko yuko nta kintu na kimwe kigomba kukubaho, kuko Shalomo nawe arabizi yuko Gihozo yamutabaye. Rero yamusezeranyije yuko nta kintu na kimwe kigomba kumubaho. Bisa nkaho Shalomo arimo kurinda Gihozo nyine cyane, kuko nawe yaramutabaye, yamubaye hafi, ibintu byemeze. Rero Gihozo yaje kubyemera ati nta kibazo. Twaje kubona witwa Aria ahamagara kuri telefone zose zanga gucamo. Ubwo yahamagaraga bya birara bye, telefone zanga gucamo, agira ubwoba bumwe bukabije, avuga ati noneho bano baginga bagiye hehe? Ati noneho kubiki bakuyeho telefone, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho ngaho tuhatinda twaje kubona Alice afata umwanzuro wo guhamagara ababyeyi be. Yafashe umwanzuro wo guhamagara ababyeyi be, aravuga ati rero
yego yahamagaraga mama we ati mama ati ejo bundi nagiye mu rugo ariko ntabwo ibintu byagenze neza n'ubundi papa aracyanangiye umutima ntabwo arimo gushaka kunyumva, ntabwo sinzi nyine ntabwo arimo gushaka kunyumva. Ati rero kuba rero atarimo gushaka kunyumva nafashe umwanzuro yuko nazasubirayo, ubu ngubu ndi kumwe n'umugabo wanjye turimo kwitegurira ubukwe. Ati kandi ikindi ndagushimira yuko wowe wabashije kunyumva ukambera umubyeyi mwiza ukabasha kunyumva. Ati rero basi ujye uganira na papa ukomeze muganire, ati wenda azagera aho ngaho anyumve. Kuko no kubaho umubyeyi wawe mutumvikana buriya nabyo ntabwo aba ari byiza, iyo mwumvikanye nibyo biba ari byiza kurushaho. Twaje kubona rero witwa Cedric azana umukobwa witwa Pucuri, amuzana ase nkaho azibya icyuho uwitwa Kami yari yarasize muri kampani. Aramubwira ati rero uyu nguyu yitwa Tricia, ati niwe manager wanjye, azajya kwerekera ibyo uzajya ukora kugira ngo mufatanye kugira ngo kampani icyuho cyari kirimo cya Kami kive mu nzira. Witwa Tricia yamwakiriye neza aravuga ati uyu mukobwa rwose arimo gusa n'uwitwa Kami, ati ahubwo hari igihe nzajya mbitiranya. Aramwakira neza witwa Pucuri, yakirwa neza muri kampani. Twaje rero kubona witwa Gihozo nyine afata umwanzuro wo guhita nyuma y'uko yari amaze kumenya amakuru y'uko uwitwa Shalom afite abicanyi, yahise ahamagara witwa Lucky aramubwira ati rero Lucky, ati ubu ngubu nyine yamubwiye ati hari abantu bari bagiye kunyica, kuko urumva ntabwo yavuga ko ari Shalom kandi bazi ko Shalom yapfuye. Ati hari abantu bari bagiye kunyica, umuntu arabamfatira, ati rero bari hano bariho, ati mubanguke muze mubafate. Witwa rero Lucky ntabwo yigeze azuyaza, yahise avuga ati reka noneho tuhagere. Bahise rero bahagera baraza babaza witwa Aria, baramubaza ati se abo bantu bari he, urimo kuba urabafite bari aho ngaho? Ati yego barahari. Ati noneho ngwino utwereka ahantu bari. Aragenda arababereka, bya birara birafatwa. Ese biraza kuvuga ko Shalom ari we wabafashe, bitume Shalom inzego zivuga yuko atigeze apfa? Ese baraza kuvuga Aria, kuko aka kanya Shalom yamaze kumenya yuko Aria ari we uri inyuma y'urupfu rwa Kami, kuko witwa Gihozo yashatse kumubaza ati sabo ni bande bari inyuma y'urupfu rwa Kami, kuko yari amaze kuvuga ati ni umuntu amaze kumenya abishe witwa Kami. Ariko Gihozo witwa Shalom yabwiye Gihozo amubwira ati umuntu ndacyarimo gukusanya ibimenyetso ariko amanze bimenye. Rero twasoreje tumaze kubona witwa Shalom yafashe umwanzuro wo guhamagara ahamagara nde? Ahamagara witwa Aria yigize bya birara. Aramubwira ati rero aka kanya Ubarise turamufite, tugiye kukohereza lokasiyo y'ahantu uri bumusange, ati kuko turamwica ari uko uhageze. Aria rero urabizi ko abantu iyo wabahaye ntabwo uba wibuka ijwi ryabo n'ibiki. Yahise avuga ati munyeze lokasiyo. Ese Aria nakubitana n'uwitwa Shalom biraza kugenda bite? Ese biraza kugenda bite? Mukomeze mugire ibihe byiza.